Naho neza bakunze inshuti z'Igikoni TV, yejejwe no kubana namwe kuri uyu munsi. Twizera rero aho muri mumeze neza, abatameze neza muhumure, muraza kumera neza. Kandi mbashimira uburyo mukomeje kubana nanjye. Bose mbabwira ngo murakoze cyane kandi mukomeze mushyiremo agatege, nanjye nkeneye inkunga yanyu pe. Ndabashimiye cyane rero mwebwe mukomeje kunyereka ko munkurikira, mukomeje kunyereka yuko turi kumwe, mwebwe mukomeje kumpa ibitekerezo, mugira inama, ababaza, ndabakunda cyane. Kandi namwe yabanca inbox mukamvugisha, ni ukuri ndabashimiye cyane. Muri comment ndabashimira cyane, kandi buri muntu wese aho ari, aho aherereye impande zose z'isi, yumve ko mushimiye mbikuye ku mutima. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe uburyo bwo gukora crepe. Crepe ni ifunguro dukunda kwifashisha mu gitondo cyangwa mu gihe tugiye gufungura andi mafunguro. Rero abantu benshi baba bibaza bati ese turya turyohereye, ese dukorwa gute? Wazatubwiye, wazatweretse, wazadusobanurira ukuntu natwe crepe ikorwa, natwe tukayikorera turi mu rugo. Uyu munsi rero ngiye kubereka uko crepe ikorwa. Wowe nkize igihe umpe umwanya wawe, umpe rwose ushyire ibintu byose ku murongo, ubundi wicare twige. Ndabizi neza yuko urahita ubimenya, cyane yuko gukora crepe ntabwo biruhije rwose pe. Ibi rero ni ibikoresho ngiye kwifashisha, muri kubona hano imbere yanjye. Dufite isukari n'ikiyiko nza kwifashisha mu gupima isukari, nkagira aka kabafu nako ndi bubashe gukuragiramo ibyo ngiye kwifashisha mu gihe tugiye gukora crepe yacu. Aya ngaya ni amata y'inshyushyu nateguye tugiye gukoresha crepe yacu. Aya ni amavuta ndi bwifashisha mu gihe ndi bube ndi kuziteka. Hanyuma aya ni amagi nayo, aya ngaya nifashishije abiri, ariko byaterwa nawe nuko ubishaka. Ushaka wakoresha narenze abiri, byaterwa n'iyo ugiye gukora uko ingana, nta kibazo. Hanyuma rero iyi ni vanilla. Vanilla ihumuza cyane, inaryoha muri crepe, iraryoha cyane. Ni nayo mpamvu ukunda kumva kakagu, ntabwo ari isukari gusa. Vanilla igira gu iryoshye cyane, ikagira n'impumuro nziza cyane, cyane cyane mu bintu by'amafarini. Yego. Hanyuma rero ikindi ni ifarine tugiye kwifashisha, ni hazamu nyine, ni ibisanzwe, ni yayindi nawe ubasha kubona mu makatsi. Ibintu ngiye gukoresha nta kintu kimwe kidasanzwe pe. Hari abambaje ngo vanilla ibarizwa hehe? Ubundi vanilla uyisanga mu mabotike ayo ariyo yose, ariko nanone hari igihe biterwa n'ahantu utuye. Ushobora gusanga atari ku mabotike yose, kuko akunda gukoreshwa cyane cyane n'abantu begereye ahantu bakorera imigati, ahantu bakorera ibiki, cyangwa se andi mabotike nyine asobanutse, kuko ntabwo vanilla izwi n'abantu bose, kibitse abantu bakora ibintu bijyanye na patisserie cyane cyane. Hanyuma rero ntekereza ko uramutse uyibuze muri botike ikwegereye, wakwigira hirya ku isoko iryo ari ryo ryose, botike wahagera iyo ari yo yose, wabaza vanilla bayiguha, kubera yuko hariya ku masoko tuhasanga abantu bakora amandazi, bakora amakeke, abantu bakora imigati. Ibyo ngibyo rero uzabihasanga aho hantu nkurangiye, nuyibura muri karitsiye iwanyu. Hanyuma rero nyine nk'abatindiye tugiye gutangira dukore, kuko ubu ni gahunda niyo gukora. Yego. Ubwo nindangiza ndahita nshyiramo ya vanilla. Yego. Shyiramo ka vanilla ari tubiri twose dushyiramo. Ndangiza twose tumariramo ko ari tubiri. Ndangiza ndashyiramo isukari.
ukabivanga bikanoga kuko isukari itanoze nyine byaza kumenya ukuntu. Nshyiramo n'igi, hanyuma nabyo nongere mbivange bikoroge nabyo binoge. Uko bimaze kunoga rero ngiye guhita nshyiramo noneho ifarini. Tugeze mu gikoni tugiye guteka crepe zacu. Aya nababwiye ngo ni amavuta ndi bwifashishe mu gihe ngiye guteka crepe. Hanyuma rero nasukeho menshi, ariko nkurikire neza. Kuba nshyizeho menshi ni ukugira ngo mbanze ntegure ipanu yanjye, ntabwo ariko yose ndi buyatekeshe unkize amaso ku buryo utagira ngo ngiye kuhatekesha yose. Ndagira ngo ntegure ipanu yanjye itaza kugenda ifata rwose. Urebe dore ngiye guhita nyagabanya, hanyuma nsigeho amavuta make cyane. Urabona noneho ayo nsizeho uko angana. Aya ngaya asizwe niyo ngiye kwifashisha mu gutangira guteka crepe yanjye. Hanyuma rero wifashisha rushe, hanyuma ugafata rwa ruvange rwawe wateguye, akaba ari rwo utangira gushyira.
twige gukora crepe, turye neza, tubeho neza, twibereye mu rugo dutuje, dutekanye, turi kumwe n'umuryango, twatumiye inshuti se, umva. Twige kubaho isirimu pe, tugomba kubaho nk'abasirimu. Crepe zacu rero zabonetse, zimeze neza, zirasa neza, wow, ziraryoshye, ntabwo nabona uko mbikubwira, ziri guhumura kubera kakavaniya kandi zirasa neza cyane. Ni kuriya rero nazitetse, ni kuriya rero zikora, nta bintu birenze rwose. Crepe ukayikora kuriya, ukabonye crepe yawe ukavuga neza. Hari ukuntu rero wajya kugira abashyitsi ukibaza uti se twatuntu mama badukora gute? Ngaho rero ibanga ndarikumeneye, ahasigaye nawe kora, iga, umenye, hanyuma nurangiza ukore. Hari n'uburyo bwinshi wabikoramo, hari utuntu twinshi wagenda wongeramo wabishatse, ariko ibi ngibi nkoze ushyizemo vanira
biraryoha cyane. Ushobora gushyiramo zenke, byakunda turiya dushishwa tw'inyuma tw'indimu nabyo wabikora, biraryoha nabyo nta kibazo. Ni gutya, ni kuriya wabibonye uko nguko nyine. Hanyuma rero umaze gusarura, amaze kuzigizeneza, nta kundi nabigenjeje, njye nakarabye ku meza. Urabizi ko isuku ya mbere ari mu gikoni, isuku ya mbere ari ikintu cya mbere ari isuku. Ni gutya nabigenjeje, hanyuma ukasiga gutya rwose, gutya. Urangiza ugahita ufata akangaka wagize gutya, ukaba ariko uryamisha hano gutya. Ibyo nta bidasanzwe pe, ni ibyo ngibyo ukora, ukakora dizayini wumva ushaka kuri crepe yawe. Hanyuma rero ubu ngiye kuyitegura, nindangiza ntange karibu ku meza. Nawe rero ni karibu gukomeza kureba ese agiye kuyitegura gute, watekereza ngiye kubigenza gute. Ndabigukumbuje, ni mu kanya. Crepe zacu twazigejeje ku meza, ubu rero hasigaye ni ukurya tukaryoherwa. Rero ni rwa rugendo rwose twagiye dukora rutugejeje kuri iyi ntambwe ya nyuma yo gutegura ameza yo kugaburira abantu. Ni ukuvuga ngo rero iyo uvuye mu gikoni urabanza ukagenda ugategura ibyo kurya neza, ntabwo nyine ukabidizayininga kugira ngo bigere ku meza bisa neza biryoheye ijisho. Umuntu wese ugiye kurya akavuga ati wawu, bateguye no meza pe, ni umusirimu. Abagore beza, abapapa beza, urubyiruko ndabizi ko muri intwari, mushyiremo agatege, mwige mumenye, kandi rwose mujye mushyira mu bikorwa ibyo twize. Ntabwo ari ibintu biba bigoranye cyane, ntabwo ari ibintu biba bikomeye. Mu rwego rwawe, mu rwego rwa buri wese yagerageza bikemera. Hanyuma rero nyine amafunguro yanjye, crepe yanjye nkaba ndayisoje, ni uku nguku iteguye, ni uku nguku nayidizayininze. Nawe ukora dizayini mu gihe uri gutegura ameza yawe, biryohera umuntu wese ugiye kubirya, binogera amaso y'umuntu wese uri kubireba. Kumva inshuti zanjye, ndashaka ko tumenya igikoni, tugakunda igikoni, tukagikundisha n'abandi. Kandi rero kuko igikoni kidufitiye umumaro, kiradutunze cyane mu gihe tukiri muri uyu mubiri. Nta kintu twageraho tutakigejejweho n'igikoni. Twiga tukagira ubwenge, dukora tukagira imbaraga kubera yuko twariye. Ibintu byose tuba twakoresheje rero, ntekereza ko ibyinshi biba ari mu gikoni. Yewe n'amaji ariya tugura mu marimantasiyo, amafanta n'ibiki byose biba bifite ahantu byakorewe. Amafunguro yose akorerwa mu gikoni. Twubahe igikoni, tugikunde, tugikundisha abantu, tugikoreshe, tukibyaze umusaruro mu buryo bwose bushoboka. Rero nshuti zanjye, bakunzi banjye ba buri munsi, ndabashimiye cyane kubwo igikorwa cy'umunsi mufashije tukaba tugisoje. Ariko wowe tubanye bwa mbere, ntaragenda, ntarava kuri hano, kwinginze kugira ngo ntugende udakanze subscribe, kande like, kande share, mu gihe ubona ko ibintu bikuryoheye, mu gihe ubona ko ibintu bikunze. Inshuti yanjye, sangiza na bagenzi bawe batarabasha kubibona, nabo babibone. Uraboneye inkunga nyinshi cyane, baramenya kandi nanjye ndabyungukira. Ikindi kandi ntibibagirwe comment nayo ndayikeneye, ariyo kungira inama, ariyo kungisha inama. Ndahari ku bwanyu kandi narabibyemeye, mbikora mbikunze kandi mbifuriza iterambere, mbifuriza
kubaho neza bagira ngo dufatikanye tubeho neza nk'abasirimu kandi mu buzima mu buryo butatugoye butanaduhenze. Nk'ubu ubonye umushyitsi amutegurira iri funguro yavuga ati umuntu ni umusirimu, akarya akumva aguwe neza, akagenda yishimye kandi atari ibintu biguhenze cyane. Ni karibu rero mu gikoni mu kiganiro cy'ubutaha turebera hamwe ibindi byinshi by'iterambere bifitiye umumaro imibiri yacu n'imiryango yacu. Ndabakunda cyane, bye bye, musigare amahoro.